Inshuti bakunzi bacu reka tubahe ikaze tubagezaho byinshi bivugwa ku mabonekerwa bivugwa ko yabaye mu karere ka Musanze. Ni ku munsi w'ejo hashize nibwo yabaye, ariko inkuru ikomeje nyine gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, bamwe babyemeza abandi babihakana. Reka turaza kugira tubona n'ubuhamya bwa bamwe bavuga uko babibona cyangwa se uko babyumva, uhereye ku bari muri ako gace ndetse n'abandi bari kubivugaho ku mbuga nkoranyambaga. Ubuyobozi barabyemeza cyangwa babihakana, diyoseze cyangwa se Kiliziya Gatolika bivugaho iki, ibi byose tugiye kubiganiraho muri ku buryo burambuye. Reka rero tubahe ikaze, kandi subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tukugezaho amakuru y'ingenzi ukwiye kumenya kwibera ku isi. Byinshi ku mabonekerwa atavugwaho rumwe, bivuga ko yongeye kubaho mu Rwanda, amabonekerwa ya Bikira Mariya. Nibyo rero inzego ziyatangazaho nibyo tugiye kuva imuzingo. Reka tubahe ikaze mu nkuru ku buryo burambuye. Mu murenge wa Gataraga mu karere ka Musanze, abaturage benshi bakoraniye ku kigo cy'ishuri bavuga ko baje kureba amabonekerwa ya Bikira Mariya, aho bavuga ko babonaga ishusho y'uyu mubyeyi n'umwana we Yezu mu giti. Gusa abo mu nzego bwite za leta na Kiliziya Gatolika barabishidikanyaho bakabyita ibihuha kugeza ubu. Inkuru y'aya mabonekerwa yatangiye kuvugwa kwa gatanu tariki 16 nyine ni muri kino cyumweru umusibejo, ubwo abana babiri biga ku kigo cy'ishuri cya Rwinzovu bariho bakina umupira mu kibuga gihari, bakavuga ko babonye ishusho ya Bikira Mariya na Yezu mu ipoto y'amashanyarazi no mu giti cy'inturusu kiri muri iryo shyamba. Ibi byatumye rero imbaga ikubita iruzura, aho abaturage baturutse mu mihanda yose cyangwa se impande zitandukanye yegereye aka gace ka Musanze nyine, ndetse no mu bindi bice by'igihugu baza kureba ibyo mabonekerwa nyine batunguwe. Abaturage rero bageze aha havugwa ko habaye amabonekerwa, bavuga ko biboneye Bikira Mariya n'umwana Yezu muri ibyo biti bibiri, aho bavuga ko batangiye kubabona neza kuri uyu wa gatandatu. Umwe ati nsanze Yezu na Bikira Mariya na Yosefu afashe inkoni n'intumwa, Bikira Mariya afashe umwana, twabyiboneye. Undi nawe yagize ati ndahageze ngeze ku ipoto y'amashanyarazi mpasanze Yezu na Yosefu bose bahari, nawe nk'umunyamakuru wabireba hariya ku giti. Urumva ko byagaragaraga nyine mbona nkubone. Uyu muturage wavuga ko nawe yabanje gushidikanya, avuga ko byaba ari abantu baba barabishushanyije, ariko uko yabibonye atari ko bimeze. Ati biriya ntabwo ari ibipapirano, ntabwo ari ibipiratano, ahubwo ni ibintu byiza Imana yashatse ko bibaho. Hanyuma rero abaturage bavuga ko bishimiye ibi bita amabonekerwa ya Bikira Mariya, bakavuga ko bigiye nabo kubazanira amahirwe muri kariya gace ka Musanze. Undi muturage ati twabyakiriye neza ko ari inkuru nziza, natwe yageze iwacu nk'uko twajyaga tubireba ikibeho, twajya tuza kubireba inaha bakatwubakira natwe urugo rutagatifu rwa Bikira Mariya. Umuyobozi w'akarere ka Musanze Nsengimana Claudien avuga ko nawe yageze aha bivuga ko habereye amabonekerwa, ariko atari impamo. Ati ni igihuha, none se ko natwe twagezeyo ni inkuru itari ukuri. Ubwo yagezeyo asanga nta bihari. Uyu muyobozi avuga ko kubera ubwinshi bw'abaturage bari bageze hariya hantu, kuko hageze bamwe bamaze kugera ku 1000, inzego zafashe icyemezo cyo kujya kubacungira umutekano no kugira ngo hatagira uhagirira ikibazo, dore ko
harimo n'abafite intege nkeya nk'ababyeyi bakuze ndetse n'abatwite. Jean Bosco Nambaje, padiri mukuru wa paruwasi ya Busogo ibarizwamo aka gace kaberemo ibi byiswe amabonekerwa, avuga ko bikwiye gushyirwamo ubushishozi kuko ubusanzwe atari buriya buryo Bikira Mariya yigaragazamo. Ati bari kunyereka icyo giti ndetse n'ifoto nayibonye. Njye mu bushishozi bwanjye ibi bintu bisaba ubushishozi kuko Bikira Mariya hari uburyo yigaragaza, ntabwo yakwigaragariza abantu 5,000 icyarimwe barimo abatemera n'abemera, nta butumwa nyine yatanze. Padiri Nambaje avuga ko ubuyobozi bwa paruwasi bwamaze kumenyesha ubwa diyoseze ya Ruhengeri kugira ngo ikore isesengura kuri ibi byiswe amabonekerwa, bukazatanga ibyabuvuyemo cyangwa byarivuyemo mu bihe biri imbere. Mu Rwanda hari mu hantu hake ku isi habereye amabonekerwa Bikira Mariya mu karere ka Nyaruguru i Kibeho, hamaze guhabwa izina ryo kuba ku butaka butagatifu. Aha i Kibeho habereye amabonekerwa ku nshuro ya mbere mu 1981, yanaje kongera kuba mu 1982 kugeza mu 1989, akaza kwemezwa mu buryo bwa burundu na Kiliziya Gatolika ku isi mu 2001. Urumva ko yarashize imyaka myinshi cyane nyuma y'uko hashyizweho amakomisiyo yagiye asesengura ibi byose akagenda abireba. Hari amavideo agiye acacara ku mbuga nkoranyambaga z'abaturage bahari, amafoto agaragaza ibisa koko n'ishusho iri mu giti ikoze iri ku giti, abaturage bakagaragaza ko bitari ibishushanyo nk'uko babibonaga, ariko ibarura riraye nyine uwabibonye neza cyangwa ari uhibereye niwe wavuga idonido cyangwa se amakuru y'impamo kuri ibi ngibi. Twebwe ibyo twavuga byaba ari byo gusubiramo nyine ubuhamya bw'abandi abari bahari, icyo ubuyobozi bubivugaho, ndetse no gutegereza tukazareba isesengura Kiliziya Gatolika by'umwihariko izakora, kuko namubonekerwa asa nareba Kiliziya Gatolika kuko niyo yemera Bikira Mariya cyangwa afata Bikira Mariya nk'umuntu udasanzwe wigaragaza mu buryo budasanzwe. Mu maherezo rero ndetse dusobanukirwa ibyo ari byo, ariko ni icyo ngicyo twabatangariza ku nkuru ziri kuvugwa bidasanzwe muri iki gihugu muri ino minsi bijyanye n'imyemerere. Reka mbashimire ko mwabanye natwe. Ngende Mpore Buke Noel ni Global Updates TV. Hasta la vista.